ninde wazanye igitekerezo cy'uko mushobora gukora ibikorwa by'urukundo mushobora gusura abantu? Umuntu wazanye igitekerezo cy'urukundo muri rusange twese dukunda kugira umutima w'urukundo, ariko nuriya mu mami wacu anari uduhagarariye mu kazi naniwe bose wacu. Wabyakiriye ute? Byaranesheje cyane, numva ndishimye umutima wanjye, ndavuga muri bino bihe abantu bafite uwo mutima ni bakeya, ariko reka twishire hamwe kugira ngo iki gikorwa tugikore kigende neza. Gite saa 2 na Mbaraka mambiri nguruka imimbiri bwo mamenani yabyaraga minani ku itariki 8 z'ukwezi kwa 8 bagiye mu mapisi bangubita amapisi, bagiye mu macesi bangubita amacesi, murana gakobwa kangurira ji tujidura barese. Ngo Yesu yagendaga Yerusalemu, ngasanga urusengero barucururizamo, agira agahinda n'umubabaro musohora. Numvisha ukuntu asenze, ndeba n'imyaka afite, numva birandenze. Imana ikomeye, urakoze kubw'ibitangaza byawe. Witeka rero data mw'Imana, tubonye iri funguro waduhaye watugeneye, tutarirya twenyine, twibutse ko hari bagenzi bacu bari mu muhanda nabo bababaye. Rero byadukoze ku mutima kuko natwe twabonye ibyo kurya, twibuka ko hari bagenzi bacu nabo baba badafite ibyo kurya, turagenda turabatumira. Mana naho bafite bataha nabo bagirire ne. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Gusuhuza aho uherereye hose ukurikira ibiganiro by'Urugendo Online TV, Imana ikomeze kuguha umugisha cyane. Nge nitwa Samu Gakire, ndi kumwe na Jerry ndetse na Bob ku buhanga bw'amajwi n'amashusho, dukomeza urugendo rwacu. Uyu munsi turi hehe? Murabizi ko dusanzwe dukora urugendo tukajya mu bice bitandukanye, tugakora ibikorwa byiza kandi by'urukundo. Uyu munsi rero tugenderewe, marayika yongeye kugenderera zaza habuzange nk'uko njya mbivuga. Mama Egide, karame, umeze ute? meze neza. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Duherukana he? Duherukana twaje duherukana mu bukwe. Imana yakozemo ibitangaza. None uyu munsi umutima wagukomanze na kipe yawe n'abantu mukorana urambwira ati reka dusure babana bawe. Imana iguha umugisha. Yego murakoze cyane. Iki gikorwa cyo kumva ko wakora ivugabutumwa, wakora akazi, wakora ibintu bigiye bitandukanye, ariko none ukagerekaho kuvuga ati reka tunasura abababaye, saba gusa kuko hari n'ibindi byinshi ujya ukora. Kubera iki? Nuko binkora ku mutima cyane, uko kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Mba numva rero uko Imana yanshoboza cyangwa dushoboza na bagenzi banjye dukoze ivugabutumwa ariko dugera no ku bandi byaba byiza kurushaho. Ntago biba byoroshye. Mubishobozwa n'iki? Ntago biba byoroshye, dusenga Imana ikadufasha, tugakora ku butunzi bwacu ndetse n'inshuti zacu zikadushyigikira, n'abandi dukorana mu kazi nubwo nabo batashoboye kuza, ariko hari n'abandi bahari nabo muri buze kubabona. Ubwo rero imbaraga z'abandi n'iz'Imana nizo zidushoboza. Akenshi biba bigoye kugira ufata umuntu umubwira ati turi gukorera hamwe ku mwisho w'uku kwezi, ku mushahara wawe harava akantu gato kugira ngo tujye gufasha abakene, kugira ngo mubihuze mwese nk'abantu bakorana. Byasabye iki? Ntago byasabye ibintu birebire, kuko bari abana nari narabasuye ubushize ndetse bari barakurikiye ikiganiro twagiranye n'uburyo twaganiriye, ndangije ndabibabwira, babyakiriye cyane. Bahise bavanga uko byamera kose tugomba kujya gusura bariya bana. Ntago byigeze bigorana, buri muntu wese yahise avuga ngo ahubwo tubikore ryari, ku buryo nta n'iminsi irenze 3 cyangwa 5 tubipanze kugira ngo tube twaza. Ndagushimiye cyane, Imana iguha umugisha. N'ubundi turacyari mu rugendo, twari ahantu ho twari tugenda tugura utuntu nyine bari buze gukenera mu rugo two gukoresha, harimo ibiryo n'ibindi bikoresho bitandukanye. Reka dukomeze urugendo tugera aho baba n'ubundi mubabona. Impamvu nari mbanje kukubariza hano nuko numvaga nshaka kugushimira cyane kubera iki gikorwa cyiza ukoze. Murakoze cyane. Hari
narindi kubabwira ngo mu rugendo rwari rukomeye turi gukora, turi kumwe n'abavandimwe, turi kumwe n'abashiki bacu, turi kumwe n'abantu b'umutima mwiza cyane. Uko muri kubareba hano bakora ahantu hamwe. Duhereye haruguru ninde amazina? Murakoze, amazina yanjye nitwa Nyota Noella. Nkora sport Kicukiro. Noella, Karame. aba bantu muri kumwe muhuriye kuki? Abantu turi kumwe duhuriye ku gikorwa kimwe cy'urukundo, tukongera guhurira mu gikorwa kimwe cy'akazi k'ubuzima bwa buri munsi. Ninde wazanye igitekerezo cy'uko mushobora gukora ibikorwa by'urukundo, mushobora gusura abantu? Umuntu wazanye igitekerezo cy'urukundo, muri rusange twese dukunda kugira umutima w'urukundo, ariko nuriya mu mami wacu anari uduhagarariye mu kazi, naniwe bose wacu. Wabyakiriye ute? Byaranesheje cyane, numva ndishimye umutima wanjye, ndavuga muri bino bihe abantu bafite uwo mutima ni bakeya, ariko reka twishire hamwe kugira ngo iki gikorwa tugikore kigende neza. Kubera iki se wumvishe ko ari ngombwa kugomba gufasha? Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo wizeye ntugire ikindi kintu ukora, nta kwizera kuba gufite. Tukongera gufatira ku mukozi w'Imana Dorcas ari we Tabita, yazuwe n'imirimo myiza yakoze. Imana iguha umugisha cyane. Hepfo yawe hari muhe mikrofone nawe atubwire amazina ninde? Murakoze, nitwa Uwase Antoinette, nanjye nkaba nkorana n'aba bavandimwe banjye, abadukora Sport View, tukaba twaje mu gikorwa cy'urukundo nk'uko mu mama wacu dukunda cyane yari yabituganirije, aratubwira ati hari abana nabonye bababaye kandi bakeneye gufashwa. Twabyumvishe vuba, turavuga ati nta kibazo, bitegure tuganirize tuzajyane kubasura. Birasaba ubushobozi nk'umukozi, wenda ku kwezi hari icyo wigomwa. Yego. Hari igihe waba warabyemewe wenda kuvuga ati nimbyanga baranyirukana? Gutanga k'umuntu biva ku mutima, utabishoboye ntiwabikora, ariko kuko Imana ari idushoboza, akaba ariyo iguha umutima wo gutanga no gufashanya, niyo mpamvu nabyakiye vuba, ntabwo byangoye cyane. Urakoze cyane nawe, Imana iguha umugisha. Hepfo yawe hari? Nitwa Mutoni Anita, n'aba turakorana ni bagenzi banjye, tukaba twifuje gukora iki gikorwa cy'urukundo. Byanshimishije cyane kuva abitubwiye. Uretse ko wenda yaba yarabikuganirije akabibabwira, se wigeze ureba nk'umuntu nk'ikiganiro nko kuri YouTube kitari aba bana muje gusura cy'abandi bantu, wumva byibuza umutima waravuze ati mfite icyo mfitiye umuntu namufasha cyane? Narabuze uko nabigenza, ariko ndashima Imana kuba twarahuje nawe akagira icyo akora. Nk'umuntu se nkawe ukiri muto, umutima wo gufasha wawukuye he? Wawubonye kuri nde? Wabyize he? Mfite mubyara wanjye, ni nkaho navuga ko ari papa. Kuva nkiri mutoya niwe wamfashaga kugeza na n'ubu isaha, niwe mfatiraho urugero nguko yagufashije. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Hepfo hari? Murakoze cyane, nitwa Kabayire Alice, nkaba nkorana na bano bantu, twaduturutse kuri Sport View ya Kicukiro, tukaba twaje mu gikorwa cy'urukundo gusura abana. Batubwiye, barababwiye? Ntago wababonye? Nta na hamwe urababona? Njye ntago ndababona. Ntago urababona? Yego. Ibyo ari byose ariko bakubwiye ko ari abantu n'abantu batari mu buzima bwiza bo gufashwa. Yego. Nishimira. Uretse kubikubwira se, wahise ubyumva cyangwa habayeho kubanza kubikumvisha? Oya, narabyumvise cyane, kuko igikorwa cy'urukundo si ubwa mbere ngikoze. Twaragikoze cyane muri corona, dufasha abantu batishoboye. Ubushobozi uko twari tugiye tufite twagiye dufasha abantu. Njye nabyumvise cyane, numva biranshimishije, numva ko iyo ntambwe twayifatanya tukayikora kujya gusura. Bikaba bitanagarukira hano. Yego. Nagushimiye nawe, Imana iguha umugisha. Hepfo hari Mama Hirwa Egidia. Yesu ashimwe. Yesu ahimbaze. Umeze neza? Yego, meze neza. Ikipe yawe byagutwaye igihe kingana gute kugira ngo
bumvishe ko mugomba gufatanya mu bikorwa by'urukundo? ntabwo byantwaye igihe kuko n'ubundi dusanzwe tubanye neza, hari ibikorwa byinshi dukunda guhuriraho mu kazi tukabyumvikanaho, tugira ibibina tugirana byo gufashanya, byo gutanga amafaranga ku buryo buri muntu wese yabasha kwifasha ku giti cye. Dukunda gukina kakawete, ibyo ni ibikorwa duhuriraho by'abakakawete. Rero ibingibi kugira ngo tubasangize yuko tugomba gusura, ni ibintu bakunda gukurikira ku ma YouTube, ni ibintu bakora mu buzima busanzwe. Rero nabo barabikunze cyane, narabibasangije ndababwira ati tugirire vuba ahubwo tuzagende ryari. Rero umuntu ushaka kureba iki kiganiro, umuntu uri kukireba aribaza kubera iki hatarimo abagabo cyangwa abasore kandi mufite abo mukorana? Impamvu batabonetse, hari n'irindi tsinda ry'abandi bana benshi dukorana. Urumva ni muri hoteli haba harimo imirimo myinshi itandukanye, rero ntabwo byabaye biborohera. Harimo abo dukorana bamwe b'igitsina gabo bari bagize ofu bataha mu ntara, abandi nibo basigaye mu kazi, ariko nabo badutumye, twebwe twaje turi nk'intumwa zabo, ariko nabo bafite ishyaka yuko ubutaha turamutse tugarutse twazazana nawe, ariko aba ni intumwa za bagenzi wabo. Urakoze cyane, reka mbashimire. Ubwo abantu bari kureba ikiganiro tugiye kwinjiramo imbere, tusure b'abana ni Fabrice ndetse na Maritini. Mwari mubizi ko n'ubundi basanzwe n'umumama yari asanzwe abasura, bwashize yarabasuye, uyu munsi yaragarukanye n'abo bakorana. Reka mbashimire cyane. Urugendo Online TV, keep watching. Ishimwe cyane, habwa icyubahiro ko tugeze hano amahoro. Martin ndetse na Fabrice barahari. Martin uyu munsi ndaza kumubaza impamvu ari hano, ariko mbere ya byose reka dushime Imana ko tugeze hano amahoro. Dusaba umuntu umwe ufite mikrofone abanze aturagize Imana, tunashima Imana. Twubahe Imana dusenge. Mana nziza, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye kuri umwami, tugushimiye kuri data mwiza, turagushimye kubw'iki gikorwa, ni wowe wabiteguye n'umuteguro wawe wo gusura aba bana, ukaba wadushoboje. Tuhageze mu icumba amahoro, dusanze ari amahoro, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ubane natwe, utugirire neza, Mwuka wawe dusange mu biganiro byacu, ibyo tuganira, ibyo dukora, ibyo tuvuga byose bibe byo kuguhesha icyubahiro. Urakoze kuko uri umwami, urakoze kuko uri budushoboze. Turasabye tubyizeye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen.
Imana ishimwe cyane. Nyuma y'uko twageze abashyitsi, Imana ibaho umugisha cyane, badusuye. Ariko nanone nk'ababyeyi, nk'abantu bafite umutima wa kimuntu, bati ntabwo dushobora kugenda tudasangiye na za zahabu za Gakire. Ku bw'iyo mpamvu rero ntabwo twakwibagirwa n'abandi. Imana yagerageje kuduha ifunguro ry'uyu munsi, ariko aba Fabrana ndetse na Martine baravuga ati hari ubuzima twari tubayemo ku muhanda, hari abandi bana bari ahantu twabaga n'ubundi. Handi nababwiye ngo ni muri cya Kirombe, n'ubundi haba hari abandi bana benshi bahari. Mu gihe cyo kurya rero bagiye kubahamagara, barabazanye. Ariko mbere yo gutangira kurya n'ubundi nk'abantu babitojwe neza, ariko mu minsi mike Martine ndetse na Fabra bazaba banabatijwe. Fabra ugiye gusenga, ngaho dusengera kugira ngo Mana twongeye kuza imbere tugushima, dushimye izina ryawe, kugira neza kwawe. Uwiteka Data Mwayimana, waduhaye ifunguro naho twateganyaga ryava. Wakoze, izina rye rihabwa icyubahiro, kuko uri Imana ikomeye, Imana y'imfubyi, Imana irebera imfubyi, Imana igaburira imfubyi, Imana ikunda abababaye. Uwiteka Data Mwayimana, kano kanya turi imbere tugushima kubw'ifunguro twabonye uyu munsi. Turarya, n'ejo tuzarya, ndetse n'undi munsi ukurikiyeho tuzarya. Uri Imana ikomeye, urakoze kubw'ibitangaza byawe. Uwiteka rero Data Mwayimana, tubonye iri funguro waduhaye, watugeneye, tutarirya twenyine. Twibutse ko hari bagenzi bacu bari mu muhanda nabo bababaye. Rero byadukoze ku mutima kuko natwe twabonye ibyo kurya. Twibuka ko hari bagenzi bacu nabo baba badafite ibyo kurya, turagenda turabatumira. Mana, naho bafite bataha, nabo bagirire neza, ubahe ababafasha, ndetse na rino funguro tugiye kwakira uryeze, uritunganye, kandi urihumanure, kandi aho ryavuye ndetse uhongere irindi. Uwiteka Data Mwayimana, twizeye kuri Imana igira neza, uzajya ukomeza ugenda udufasha mu buryo bugaragara ubwo ari bwo bwose, kandi n'abadusuye nabo bagirire neza, ubakomeze ubongere umutima w'urukundo, haba mu buryo bugaragara bufatika mu ntoki no mu buryo bwabo bw'urukundo. Uwiteka Data Mwayimana, urakoze kuri Imana nziza. Amen. Amen. Urakoze cyane. ngo Yesu yagendagendaga Yerusalemu, ngasanga urusengero barucururizamo, agira agahinda n'umubabaro. Musohora ibyo bintu bive mu rusengero, kuko ari inzu y'Imana atari mu iguriro. Urusengero rw'umutima wawe rucururizwamo ishyari n'amagambo. Umutima wawe wawuhaye umwanzi, nawe uzajugunwa mu muriro. Wow, big up Martine, zahabu yanjye. Nk'uko murambivuga, Imana iha umugisha Mahirwa nabo bazanye bose, bongeye baremye ibyishimo hano ku maso. Izi zahabu zanjye njya mbabwira ngo nawe aho uri hose, ahantu uri, aho utuye, hari umuntu ushobora kuremera ibyishimo ku maso. Hari umuntu ukeneye kurya, hari umuntu ukeneye imyambaro, hari umuntu ushobora guha n'igiceri cy'ijana ukabukorera umugisha mwinshi cyane imbere y'Imana. Uyu munsi rero aho turi, Martine ndetse na Fabra, fata mikrofone. Aba ni abana mwabanye ku muhanda. Mbere na mbere uriyumva ute kuba ababyeyi nk'aba? Harimo bashiki bawe bakiri bato, harimo Mahirwa n'umubyeyi. Ego, kuntu niyumva nge cyandenze kabisa. Ewana, icyishimo cyandenze, wumve ngo ni neza. Ewana, byari bimaze iminsi bitameze neza. Byari kandi mwari mumaze iminsi muri gusenga. Muri ya masengesho. Najyaga mbabwira ngo iki? Ngo twizere dusenge, ibindi Imana irabizi. Ibyo nibyo byiza cyane. Mwizere musenge, Imana irabizi kandi Imana irabakunda. Abo bashyitsi ngo wazanye rero byari byose Imana ibakomereza uwo mutima mufite. Nimba koko mutekereza ko abantu baje kubasura batetse ibiryo mukavuga ati ibyo byose tugiye kurya, ariko reka turebe byibuza n'ababana twabanye ku muhanda, niyo babiri cyangwa umwe, tuzi ko uyu munsi wenda saa sita batari burye, dusangire. Uwo ni umutima ukomeye cyane. Aho ku ruhande rwawe bamwita ndimuhe mikrofone. Amakuru yawe? Munyaneza Prince. Pre.
umeze neza meze neza. urumva kagiyemo byibuza Kagiyemo ubuzima se ubuzima ntabwo ni hatari ubwo rero ikintu cya mbere nicyo nabwiraga ba Fabra bakiri no ku muhanda ni ukwizera Imana. Imana ihindura byinshi, nabo nubwo ntaho baragera ariko byibuza bafite aho bari, bafite inzu yo kubamo. Mwebwe mumaze kurya ubu mugiye gusubira ku muhanda, ariko Imana irabazi, sibyo? Imana irabazi kandi namwe mufitwe gusubizwa kuko nabo nta ruhari babigizemo, n'igihe cy'Imana cyari kigeze. Hirya bamwita nde? Ayita Masengesho Alex. Masengesho? Ujya usenga? Wapi? Kubera icyo udasenga amasengesho? Nabivuyemo. Kubera icyo wabivuyemo se? Byagenze kugira ubivemo? Njyewe uranze? Nitwa? Gakire. Gakire. Wamenye kubera iki? Nagendaga numva abantu bose bakuvuga ngo ufasha abantu neza. Umvaga abantu bari kumvuga. Imana iba yabafashije. Ntabwo ari iki. Jya usenga rero, sibyo? Wese ubuzima bumeze bute? Ni nabi ariko ntabwo ari cyane. Nabi ariko ntabwo ari cyane. Ako Gakire rero kagomba kuvamo bikamera neza ahubwo, sibyo? Kandi bizamera neza ari kubera ko wasenze. Hirya yawe hari? Imana irize. Yarize? Amakuru? Ni meza. Ubuzima? Nanjye ni gake. Ni gake? Saa sita wari kurya se? Wapi? Ntusuba Imana iguhaye ibyo urya saa sita gute itaguhindurira amateka? Urufunguzo rwa ruri hehe rwo kugira ngo umuntu Imana imutabare? Ruba mu masengesho. Ujya usenga? Wapi? Nanjye nabivuyemo. Mwese kubera iki mwabivuyemo? Wigeze usengaho? Niki cyatumye ubihagarika? Ufite ababyeyi? Murabana? Okay. Ntacyo. Ubwo nizere ko Imana izakugirira neza, ariko nanone nubwo abavuga ngo abana n'umubyeyi, aba bana baba ku muhanda. Ntabwo ashaka bafite umubyeyi umwe, ariko inshuro nyinshi n'ubundi ngewe nzi ko baba barimo ahantu bita mu birombe, ariho muhamuri. Niho mwirirwa, niho uriga? Wapi? Urumva ubuzima ukuntu bimeze. Imana ibaho umugisha cyane. Reka twumve mu bantu baje uyu munsi, turebe mama Hirwa agira ikintu abivuga, uburyo abibonye. Mama Hirwa, urumva umeze ute? Ndumva umutima wanjye unezerewe, wishimye kubw'aba bana dusangiye nabo. Byankoze ku mutima wanjye. Urumva abana kuba ati umunsi wadutunguye, ntago twaherukaga kurya ngo dusangire n'umuryango cyangwa dusangire n'abantu gutya. Rero byankoze ku mutima wanjye, byanshimishije cyane. Icyo navuga, Imana iguha umugisha. Abantu bari kureba iki kiganiro bajye no kuri Hirwa TV Rwanda barebe ibiganiro byiza, inyigisho nziza Mahirwa aba yasizeho. Mubashe gukora subscribe kugira ngo dushyigikirane n'umurimo w'Imana. Ni umumama ukunda abantu cyane. Imana ijye umuha umugisha mu byo akora byose, ko ibyo akora ariko atekerezaho n'abababaye. Niryo vuga butumwa nifuza ko umuntu wese yakora. Mu bantu mwazanye harimo abajeni bakiri bato. Hari umuntu nabonaga ari kurira mu kanya. Mumpere microphone. Amakuru yawe? Noella? Yego. Umeze neza? Yego. Mu kanya urarize? Urize Fabra ari gusenga. Byari bikugendekeye ute? Numvishe ukuntu asenze, ndeba n'imyaka afite. Numva birandenze. Okay. Imana ibakomereza umutima mufite. Ibyo byose kurira ni emotion, ni amarangamutima. Ntago kurira bavuga ngo ari ukundi biza nyine hari ikintu umutima ubonye ukanirwa kucyakira. Reka mbashimire. Harimo abakobwa bato. Imana izabaha ingo nziza, izabaha abana, izabaha abagabo beza babakunda, kubera ko mukora ibikorwa byiza. Ibi nibyo bikorwa byiza. Ntabwo abantu bose bakorera Imana ariko ari abavuga butumwa, ariko babwiriza, ariko bahanura, ahubwo binyuze mu bikorwa umuntu akora by'urukundo, byo kurema ibyishimo ku bantu babaye nk'ibi. Nibyo Imana yishimira. Nk'ibi bintu mukoze, aba bana mubaremye inseko ku maso yabo, haba Fabra na Martini mutumye bishima, bari kuvuga ati twariye,
n'ejo tuzongera turye n'ejo bundi tuzongera turye kandi mu minsi ishize ntabwo byari bimeze neza cyane. Reka mbasabire umugisha dusoza, ubwo ndagira ngo mu mahirwa adusoreze ari busenge ariko agire n'ubutumwa ha abantu badukurikiye. Murakoze cyane. Mbere na mbere ndabanza gushimira urubyiruko twagendanye turakorana mu kazi. Ni ukuri Imana ibaho umugisha ku mutima mwiza mufite, ubwitange n'ishyaka ryinshi. Imana ibaho umugisha. Ikindi mbashimira ni uburyo rwose twageze hano, barabati oya ibyo tuzanye tugomba no guteka tugasangira n'aba basaza bacu, tugasangira nabo. Rero ntibitayeho kuba ngo bariyanduza ngo cyangwa ngo turajya mu makara rwose umwe acaha undi acaha, barabitunganya neza kandi mu gihe gitoya. Rero Imana ibaho umugisha kuko mutirebyeho ariko mukemera gukora mwambaye n'imyenda yanyu. Ni ukuri ni ishyaka ryiza munyeretse. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Nongera no gushimira Samu, Imana iguha umugisha, wagize uruhare runini kumpuza n'aba bana kugira ngo mbagereho mbabone. Imana ibaho umugisha. Nongera no gushimira Fabrice na Martine intambwe bateye kandi uyu munsi bakaba bakiyikomeje. Imana ibaho umugisha. Shimira n'aba bana bemeye kwitabira ubutumire bwa bagenzi babo kugira ngo baze gusangira natwe. Ni ukuri ndishimye cyane, umutima wanjye uranezerewe. Rero mboneraho umwanya wo kubwira abantu badukurikira cyane, ndabizi ko bahari benshi, namwe mbabwira ngo uko Imana izagushoboza uzabikore. Ushobora gusangira n'umuturanyi wawe, ushobora kuba ufite umuryango utishoboye uturanye nawe ukavuga uti umunsi wazateka tugasangira, cyaba ari igikorwa cyiza kandi cyanezeza imitima yabo. Rero ni ukuri Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mwinshi cyane. Uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo kuri njyewe, nanezerewe kuba twasangiye gutya, twatetse tukarya. Imana ibaho umugisha. Rero nawe ufite ishyaka kumva washyigikira Channel Hirwa TV cyo gashyigikira Mama Hirwa kugira ngo dukomeze dusure n'abandi, kuko barahari benshi baraduhamagara. Hari abantu benshi bati ubushize barambwe ati ko wasuye babana natwe wazadusuye. N'ubundi rero hari abantu benshi bakeneye gufashwa. Hari abarwayi bari kwa muganga babuze ubwishyu, hari abandi bari mu mago yabo, hari abandi bananiwe kwishyura inzu, hari ababuze mitiweli, hari ingeri nyinshi zitandukanye, ntago ari abana gusa. Rero nyamuneka unshyigikiye, Imana yaguha umugisha. Mboneraho n'umwanya wo gushimira abandi bantu bose bagize uruhare kugira ngo tuze muri iki gikorwa cyo gusura uyu munsi. Imana ibaho umugisha. Hari abo twazanye, hari n'abasigaye. Imana ibaho umugisha. Hari n'abakiriya bacu baduteye inkunga muri iki gikorwa, aho muri namwe Imana ibaho umugisha. Rero ndabashimiye cyane cyane byimazeyo. Uwiteka Nyiringabo abaho umugisha kandi ndabakunda cyane. Rubyiruko rwiza, ni ukuri Imana ibaho umugisha. Yego. Nabyutse saa 2 nambara kamambiri nguruka imimbiri ubwo mama nani yabyaraga minani ku itariki 8 z'ukwezi kwa 8 bagiye mu mapisi bangubita amapisi, bagiye mu macesi bangubita amacesi. Murana gakobwa kangurira ji tujidura abarezi, kangurira fanta dufatanye urukundo, kangurira byeri tubyereka ababyeyi. What's up? Ngo ni Martine, ngo mbona ishuri ari abana babakire bahurira bacugusa inda zuzuye batarabona aho babihingira. Je numva bo barezi nkwiye kubinjirira. Narindi kumwe n'ibisambo bikuru bitazi gusoma no kwandika. Nyibuka mama mfata kawo kanganisha ishuri ryara amabura kindi simenya. Kubw'ubutindi bwatwokamye, isura zaracuramye ku mihigo nta mishinyiko. Ngo nitwa Martine, nabaye ko ndi ku mihari. Nyibura ababyeyi banje, Nyabugogo Nyarugenge nirirwa nzerera. Nshakisha uwanyere ku rukundo. Nyamara uko mbibona, nje mbona ibihe bindi. Ngo kari agasozi ndeba, ukunda ntuzamwifurize ko yaharara. Amanwa yaharabiha, ijoro rikaza ririndi. Waharaye amenya ko ibihe bihibindi. Ninje Martine, Big Boss kamumva. Fabra, hola. Ntayo, okay. Let's go. Fabra. Jahari. Agira isoni mureka kumehano nayo. Oya nta soni. Oya umuhanzi. Ya. Mama yahoza mbwira ngibyo ndimo nimbikatire. Ngibyo by'indodo naho biteze kungeza ni mig note. Yewe nuwo mbibwiye mu nshuti zanjye agakatira. Numvaga mfite ipfunwe nashaka kubivamo.
numva nzabigwamo ngoma kubigwamo ngaho gwamo nkukubite vasi ubwo nkomeze impano kuri njye ndayifite nubwo benshi batabyemera inzozi narose zizabimamu nubwo benshi batabibona nagumye guhibwa ubwo nkatira nshaka kuzaba umukungu nakatiye ako gakungu kugira ngo mbone izo lale ndashaka kuzaba umugabo nkagaragara imbere y'abakuze nkabikora nta mugayo Imana ikandebera abanzi nkabikorana umurava genda saba uratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire